nongeye kubaha ikaze mwese mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu, abakomeza kugenda bakurikirana Sophie Ndacyayisenga, ni mwese Imana y'amahoro ikomeza ibane namwe. Ikaze rero muri iki kiganiro tugiye gukomeza tuganira ku bintu byinshi birimo bigenda bivugwa hanze ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane bigenda byibanda ku bakozi b'Imana no ku murimo w'Imana. Mu minsi yashize twari tuzi neza ko abantu b'Imana aribo bitwara neza mu bintu byose. Iyo bavuze ngo umuntu ni umurokore wumva iki? Niyo bavuze ngo uriya muntu ni umukristo wumva iki? Kuri iyi si turiho dufite abantu babiri, nguko hariho amama abiri, nubwo ku isi hariho ibihugu byinshi. Ayo mama abiri ni ayahe? Iyo bavuze amama abiri wumva iki? Ayo mama abiri ni abantu bitwa ko ari abakristo n'ikindi gice kizwi cyane nk'abapagani. Wamenya cyangwa se ukibaza ati umukristo arangwa n'iki, umupagani arangwa n'iki? Muri abo bose harimo ibice bibiri, nguko harimo ibice bibiri, ni nako ibyo abantu bemera cyangwa se n'ibyemerwa n'abantu nabyo birimo ibice bigiye bitandukanye kuri bibiri, cyangwa se hakabamo n'ikindi cya gatatu kitagira na hamwe kibangamiye. Nk'uko bamwe bavuga ngo hari iherezo ry'umuntu, iyo umuntu apfuye ajya mu ijuru abandi atajya mu kuzimu. Hariho n'abemera yuko iyo umuntu apfuye ako kanya ubuzima bwe buba burangiye, nta handi hantu akurikiraho, kandi ubwo imigabo n'imigambi ye ikaba irangiriyeho, nta kindi gihe kizaza. Kubitwa abakristo bo bakaba ari abantu bamwe bemera yuko iyo umuntu apfuye ubuzima bwe bukomeza, na ndetse no hanze yabwo bukazakomeza. Kandi ku bakristo bavuga yuko ubuzima bw'umuntu butarangirira hariya ku rupfu, kuko ngo umuntu upfa ni iki kintu cy'inyuma, ngo ariko ngo hari icyo bita roho cyangwa se ubugingo bwo ngo bukajya aho bukwiriye kujya. Aribyo bamwe bavuga ngo uyu muntu ararimbutse cyangwa se uyu muntu agiye mu ijuru. Kuri benshi batemera ko ijuru rihaba, hariho n'abandi batemera ko kuzimu kuhaba. Ni nako hari umubare munini cyane na ndetse mwinshi cyane ugaragaza yuko unizera neza ko ijuru rihari kandi no kuzimu kukaba guhari. Muri abo bose rero wakwibaza, ese ninde wanenga mu myemerere ye cyangwa se ninde washigikira mu myemerere ye? Ese kwemera kumwe bikwiye kuba ikibazo cy'undi, cyangwa kwemera kwa buri wese gukwiye kuba ukwe? Nguhaye ikaze, nge ndi Titus Innocent mu kiganiro kubera iki. Uyu mwanya rero nguko twagiye tubivuga, umukristo cyangwa se uwo bavuga ngo ni uwizera Imana, ngarangwa akeshi ngo n'ibikorwa byiza, na ndetse akagaragaza cyane ko asenga mu masengesho yo kwemera Imana. Abo ngabo ngo bakaba bemera na Yesu. Abitwa abapagani ngo n'abantu bose batemera Yesu kandi bagakora ibikorwa bibi, bakaba badakunda no kujya mu nsengero. Ariko muri iki gihe turimo abajya mu nsengero nabo ni abapagani, kuko nabo barakora ibyaha. Ariko imibare minini ibarurwa ku isi cyangwa se mu matorero nangwa mu gihugu biragaragaza ko umubare nyamwinshi ari abakristo. Dufatiye mu bushakashatsi bwabaye mu gihe gishize gito, twasanze mu Rwanda umubare munini hafi 80% abo bose ari abakristo. Ariko kandi ari naho twagiye dusanga abakristo bagenda nabo basubira inyuma, abenshi ugasanga bagiye mu bikorwa bari baravuyemo. Ariko ko basubira inyuma ni nako nabaza basatira umucunguzi wabo ari we bita Imana cyangwa Yesu, nabo umubare wabo ugenda wiyongera. Abapagani ni abantu bose bakora ibintu biteye isoni, nguko bamwe babyizera. Bakabazi ko umuntu niba anywa inzoga ni umupagani, niba asambana ni umupagani, umuntu ukora ibi byose biteye isoni ni umupagani. Ariko utabikora wese uwo ngo ni umukristo azajya mu ijuru. Ese ni amahame ya Bibiliya cyangwa se no muri sosiyete nyarwanda cyangwa se muri sosiyete y'ubuzima bwa buri munsi ni ngombwa ko umuntu akora ibyiza kugira ngo ashimwe n'abantu, na ndetse n'iyo Mana itabihari nawe akagaragara muri sosiyete nziza nk'umuntu w'umunyacyubahiro kandi ufite intumbero nziza? Nanone reka twibaze turebe, ese kuba umuntu yakora ibikorwa byiza nuko ari umukristo cyangwa nuko hari itegeko? Mu Rwanda hari itegeko rihari rihana umuntu wese ubeshera undi.
na ndetse bikamujyana mu nkiko ku buryo ki ishobora no kubihanirwa. Kuvuga ibyo udahagazeho ni icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Twabisanisha n'abemeramana muri Bibiliya bakavuga ngo itegeko ntukabeshere mugenzi wawe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Iryo ni itegeko ry'abemeramana, gusa ntimuze mukumbaza inimero yaryo cyangwa se nguko babivuga ngo ni irya kangahe. Ibyo ntabyo nzi, ariko icyo nzi neza nuko ngiryo tegeko barigira. Nanone ugiye kwibaza ikindi gikurikiraho. Mu mategeko agenga abo bemeramana no muri Bibiliya habamo itegeko rivuga ngo ntukice, ariko mu mategeko agenga guverinoma y'u Rwanda na ndetse n'andi ku isi yose, iyo umuntu yishe mugenzi we arabihanirwa, akafungwa igifungo cya burundu cyangwa se akaba n'uwiturwa inyishyu yuko nawe akwiriye kwicwa. Ese ibyo ni ubukristo cyangwa ni itegeko ry'abantu bashyizeho kugira ngo hatabaho kumarana? Muri iyo myizerere rero wakwibaza byinshi bigiye bitandukanye. Ese muri iyo myizerere y'abo bantu ibyo byose bizera, ubusanga niko kuba umukristo cyangwa se n'ingeso nziza ziranga sosiyete no kugira ngo abantu babane neza? Icyo kiganiro tuzagenda tukigarukaho. Mwibutsa ko wakora subscribe niba utari wakora subscribe, like, share, comment. Uyu mwanya rero turagaruka kuri bimwe mu byo tumaze kuvugaho, ariko tugendere ngo umuntu ubeshye arahanwa cyangwa se akabihanirwa. Tugiye kuganira ku mugabo wamenyekanye cyane ku izina ryitwa Inzahuke cyangwa se ku izina ryitwa Pastor Theogene. Ni umugabo w'umunyabigwi cyane usize amateka muri iki gihugu cy'u Rwanda na ndetse no ku mpera z'isi ku bamumenye bose. Umugabo waranzwe no gusetsa cyane, kandi noneho ku buhamya bwe buhambaye bugenda buhindura benshi, abatakaje kwizera bakagarura ukwizera, abiyumvagamo ko ubuzima bwabo buri kugera ku musozo bakongera bakiremamo imbaraga bakumva ko ejo naho ari heza. Ni umugabo mu mateka ye waranzwe no kuvukira heza, ariko mu gahe gato mu byishimo by'umubyeyi n'umuryango bihita birangira mu kanya nk'ako guhumbya, nk'uko yabigiye abyivugira ku gihe cy'amateka mabi yabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu nawe yaje kugirwaho n'ingaruka z'ibyo bintu, kuko ababyeyi be nabo baje guhomba cyangwa se baje gupfira muri icyo gihe cy'iyo jenoside. Umwana nibwo yatangiye ubuzima bubi bukakaye bwo mu muhanda, atangira yiyahuza ibiyobyabwenge na ndetse n'izindi mfasha mitekerereze mbi ijyanye no kwiduhagiza ibi batwara ubwenge ngo barebe ko ubuzima bwabo babuhereza amahoro. Uwo mugabo Theogene rero yaraje arakura, amaze gukura ubuzima bwe nyuma yo kugendera muri izo nzira zose aza kumenya Imana. Maze aje kumenya Imana nibwo ubuzima bwe bwatangiye kugenda zahuka buva mu myitwarire mibi, kuko yari yarihebeye iyo myitwarire iyo uburara bwo mu muhanda. Ariko kujya mu muhanda kwese uko yarashaka kuba umurara, ahubwo yabitewe n'ibikomere by'amateka nk'uko yagiye abyivugira. Uyu mugabo Theogene yaje uzwi ku izina ry'Inzahuke yaje kugira umuryango, arashaka, arabyara, aho atabarutse agize abana 4, ariko akagira abandi 29 bivugwa ko arera. Uyu mugabo Theogene rero amaze gukora ubukwe, akora mu buzima bubi na ndetse no mu buzahare bukomeye, aho n'imbere yuko agera ku izina ryitwa Inzahuke. Yabaye mu buzima bwo kubura amakode, aba mu buzima bwo kubura ibyo kurya n'ibyo kunywa, na ndetse yifuza aho yaba bikamugora. Ariko nyuma nguko yakomeje kwizera Imana na ndetse akagendera mu murongo mwiza wa Nyagasani nk'uko abemeramana babivuga, yaje kuzahuka. Yatangiye kubona abagenda bamufasha, arangije aza kugirirwa icyizere mu itorero rya ADEPR. Aho ngaho niho yaje kuba ubuzima bwe bwahindukira, batangira kumugirira icyizere cyo kuba yagabura iby'Imana cyangwa se yavuga ijambo ry'Imana. Nyuma y'ubwo buzima bwose rero yarazamutse arakura mu buryo bw'umwuka nk'uko abemeramana babivuga, agera no ku rwego rw'uko mu 2020
na cumi n'icyenda yatangiye kugenda amenyekana aho yagaragaye bwa mbere kuri channel yitwa Isimbi. Iyo ni channel ya Sabi Mulungi. Amaze kugera ku mbuga nkoranyambaga yarakunzwe cyane, na ndetse ubuhamya bwe bukora ku mitima ya benshi, ahembura benshi nk'uko twakomeje tubivuga. Uyu rero yaje kugira ku rwego rwo gufasha abandi bagenzi be bazwi ku izina rya Mayibobo cyangwa se Marine zo mu muhanda. Azizaniwe mu gihe yari ari mu buzima bugoye, ubuzima nawe bwo ko naho yarari, ubuzima bwo yahembwaga udufaranga dukeya cyane. Ubwo aho ngaho yaramaze gutera intambwe yo kuba umuyobozi ku izina rizwi nka mwarimu mu itorero rya ADPL. Nyuma nibwo yaje rero kugenda azamuka agera no ku rwego rwitwa pastor cyangwa se pastor. Ibyo rero amaze kubigeraho nibwo rwose yagumanye iryo zina, ari naryo turimo tugenda dukoresha mu biganiro dufite, izina rya pastor ukongeraho Theogene Inzahuke. Uyu mugabo w'umunyabigwi mu bijyanye n'umutima w'impuhwe no kugira neza, yagize atya afata urugendo yerekeza Uganda. Yaragiye kwakira abo bagomba gutaramana nguko byagiye bivugwa, cyangwa se yagiye no gukora n'ibiterane inshuti ze zari zije kumusura. Abo bose bamukunze bari baje kugira ngo bafatanye kuri ibyo byishimo, na ndetse hari impano nyinshi bari bamuzaniye. Aha ni nyuma gatoya aho abagiye bamwishimira bari bamaze kumwubakira inzu nziza cyane, avuga ngo yigitangaza, na ndetse amaze no kugera ku rwego rwo kuba yagira imodoka ye. Urumva ko yaramaze gutera intambwe. Wakwibaza uti se kubera iki yatabarutse kare? Urugendo rwe rero rwo gutabaruka nk'uko yakoze urwo rugendo rujya muri Uganda, yazize impanuka. Ibyo ntago tubitindaho kuko ntago ari ibyo bituraje ishinga. Turashaka kugera ku kijyanye na titire twanditse aho hasi. Uyu Theogene yaje gukora iyo mpanuka, umurambo we uzanwa mu Rwanda arashingurwa. Yari kumwe n'umundi yareraga bita Donate, nawe aza gupfa. Nizo inshuti ze zose zaje kumusura. Byumvikane na numwe warokotse uko bari bane bose ubuzima bwabo bwarangiriye aho. Reka tubabwire ngo aheza ni mu ijuru. Abanyarwanda ati Imana ikomeze ibakire mu bayo kandi ibahe iruhuko ridashira kubemera Mana. Umunyarwanda ati igiti cyera nicyo giterwa imijugujugu. Ngayo nguko n'umugani w'ikinyarwanda, igiti cyera imbuto ngo nicyo giterwamo imijugujugu. Buriya igiti gitera nta mijugujugu igiterwamo. Hano hari amazina turi bugende tugarukaho, buri wese araza kubyumva. Hari izina ryitwa Viva n'izina ryitwa Diane. Wakwibaza uti se kubera iki ayo mazina aje mu nkuru ya Pastor Theogene? Uyu Pastor Theogene nyuma yo gutabaruka, abantu bose bari mu kababaro no mu gahinda kuko babuze umuntu w'icyitegererezo, umuntu ufatika, umuntu wakoze byinshi, umuntu waharaniye kugeza abantu benshi kuri byinshi, yubakiye benshi amazu, yagaburiye benshi, kandi nawe yari inzahare. Ariko aho ngaho amaze kuzahuka, ntabwo yigeze yibagirwa ubuzima yabayemo, yagiye arukora benshi. Ariko tukibaza ati se ibikorwa byiza by'umuntu bigaragarira inyuma, ese hari aho bihurira n'ibyo biri imbere ye ku mutima? Undi munyarwanda aravuga ngo nta murozi wabuze umukarabya. Byumvikane ko umuntu aba mubi kuri bamwe ariko ku bandi akaba mwiza, cyangwa se biranashoboka ko umuntu yaba mwiza kuri bamwe ariko ku bandi akaba mubi. Umunyarwanda ati nawe neza rubanda, uba muremure ukabizira, waba mugufuri ikikuri, byibuha dore uko kingana, wanananuka ati wishwe na sida. Ibyo byose nibyo tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ucecetse cyane ni umugome, uvuga cyane uhora yishimye bakamwita imvuzivuzi. Mbese kuri iyi si nawe neza rubanda, ni koko nibyo niko kuri. Uyu mugabo rero Pastor Theogene Inzahuke, nyuma yo gutabaruka kwe nangwa se nyuma y'urupfu rwe rutararangira na minsi irashira, hagaragaye uwiyita murumuna we ariko akaba atarigeze agaragara mu itangazamakuru nguko Pastor Theogene we yagiye agaragaza. Pastor Theogene mu buhamya bwe yagiye atanga, yagiye avuga ko yasigaye ari imfubyi yonyine, na wundi muntu ubigeze bongera guhurira aho ngaho w'umuvandimwe.
we yagiye kwisanga yisanga ari imfubyi, ari mu muhanda arya imyembe mibisi. Ibyo ntitubigarukaho. Nyuma ye rero y'urupfu rwe yaje guhura n'ibyo byose tugenda tugarukaho, n'ibyo tugenda tubabwira muri uno mwanya. Nyuma y'urupfu rwe, kuba ataragaragaje uwo muvandimwe w'umwuga rw'itangazamakuru, yari inzira nyinshi cyangwa se n'ibyo yifuzaga mu buzima bwe. Mwibuke ko kandi ubuzima bwe bwagiye burangwa no gufashwa n'itangazamakuru. Ubuzima bwe bwose yabayemo yagiye bifashwamo n'abantu bagiye bamuhuza n'itangazamakuru. Bamwe bagenda bamuremera, abandi bamuremera mu buryo bugiye butandukanye kugira iriya nzu igerweho yagiye abagaragariza. Murumuna we yagaragaye avuga ko akaga n'ishavu n'agahinda yahuye nabyo ari uko banze ko ashirira ururabo kumva ya mukuru we ari we Pastor Theogene Inzahuke. Murumuna we yakomeje aza avuga ko abantu benshi bagiye bamutera amabuye nguko atari umuvandimwe, ariko ko ari umuvandimwe banakuranye, babanye mu buzima bugiye butandukanye. Agenda agaragaza inzira nyinshi zigiye zitandukanye bagiye bacamo, ariko kandi avuga ko bavuka kuri mama we base batandukanye. Ubwo byumvikane ko nyina wa Pastor Theogene yagize abagabo banyuranye babiri. Nubwo ibyo ngibyo byo bitagaragajwe na Pastor Theogene igihe yaragi hari, ariko banyirasenge batuye hano Gitarama ahazwi nka Kamogi bagiye babigaragaza nabo. Pastor Theogene benshi bivugwa yuko impamvu atabigaragaje yagiraga ngo batamwubikira imbehe kandi ubuzima bwe ariho bushingiye. Abandi bamwe ati nawe ari wowe wakora iki? Ariko kandi twibaze, abandi bakavuga bati umukristo kuki atagaragaza ukuri? Ariko inzira z'Imana zirenze ibikumbi ziba zigomba no kuduhereza uburyo kidutwazamo ibintu byacu, nk'uko abemeramana babivuga. Hari ubwiyaza kumugaragaza mbere niwe nde yararamwicira ubuzima bwo kubaho. Igihe yarababaye yakennye byavuzwe ko ntawigeze umugeraho, ariko aho abantu bamuhinduriye ubuzima byagiye bigaragara ko bagomba kugaragaza ibindi bintu bigiye bitandukanye mu buzima bwe, bagaragaza ko ari abavandimwe kubera ko byavugwaga ko ubwo bagiraga ngo bazagira uruhare muri iyo mitungo, cyangwa se babona uburyo begera umugore we cyane batangira bamutesha umutwe. Ibyo ni ibyiyumviro bya bamwe n'abandi bose bagiye batandukanye bagiye bibwira mu mitima yabo. Uyu muvandimwe yari amaganwe cyane, arateraguranwa, kandi koko nawe ari wowe nakundi wari wabigenza, kuko yavuze ibintu mu gihe ngo kitari gikwiriye cyo kubivugamo ngo niyo kwaba ari ukuri. Abanyarwanda bati ukuri kose siko kuvugwa, nguko umufaransa yabivuze neza ngo toute la vérité ce n'est pas bon à dire. Ese kirya cyari cyo gihe cyo kuba yari yabitangaza. Ibyo rero byatumye abantu benshi bigaruriwe imitima na Pastor Theogene basa kumwamaganira kure, banamushinja ko niyo byari biri buze kuba ari ukuri yakagombye kubiceceka akabivuganaho na Madame Pastor Theogene Asia. Dore ko Asia yanavugaga ko baziranye kandi banazaga no mu rugo akabakira neza. Byumvikane ko rero batigeze bamwirengagiza, ahubwo ikibazo yahuye nacyo ubanza yaribwiraga ko umunsi azavuga ko ari murumuna we aribwo bizagira ishingiro akagira ibyo abona ku mitungo ye. Ibyo nibyo nibwira nguko n'abandi babyibwira, ariko simbizi. Uyu muvandimwe rero mu gahinda gakabije n'ishavu ryinshi agaragara mu mashusho y'imbuga nkoranyambaga yagiye atumirwaho, yagiye avuga ko yashaka kugira ngo abana ba Pastor Theogene bazamenye yuko bagifite abavandimwe batari bonyine, ahubwo bafite abandi bavukana, bagifite umuryango atari imfubyi buri, dore ko ngo hari n'abandi bavandimwe bavukana. Nyuma y'iyo saga yabaye, cyangwa se nyuma y'iyo kururu yabayeho aho ngaho, amagambo menshi atari yarangira, atari yagira naho angeze, umudamu we Asia yafashe urugendo ajya kongera gusura igituro cy'umugabo we, cyangwa se kwirimbi imva mu kinyarwanda cyuje ubuziranenge. Bavuga yuko aba yagiye gusura imva y'umugabo we, yaragiye gushiraho indabo aho ngaho. Yajyanye n'itangazamakuru, ikinyamakuru gikomeye cyane kandi itangazamakuru nkunda cyane, ajyana n'umunyamakuru mwiza cyane Sabi.
Mulonge. Yagezeyo rero anariho yaramaze gutangaza ONG y'Inzahuke Foundation bamushimira yuko yakoze neza, kandi umugore watabaye ikigwari nawe yakomeje umushinga Pastor Theogene yari yaratangije wa ONG Inzahuke Foundation yo gufasha abana bo mu muhanda bababaye n'abandi benshi bagiye batandukanye mu buzima nk'ubwo ngubwo. Nyuma rero yo gutangaza ibyo byose, bakimara kuva yo gushiraho indabo, nibwo hagaragaye uwita ko ari umugore wa Pastor Theogene wa kabiri, ko kandi babyaranye. Uwo mugore ni rya zina Diane twakomeje kugenda tuvuga. Uriya mugore akavuga ko yabyaranye na Pastor Theogene umwana w'umukobwa, amazina yo ntago yaza mu itangazamakuru. Uwo mwana w'umukobwa babyaranye bikaba byabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga, bibaza ese koko uwo mwana ni wa Pastor Theogene, uwo mwana utaragaragaye ku kiriyo, uwo mwana utaragaragaye mu bindi bikorwa, ese byaba ari byo? Mu cyizere cyinshi no kwigarurirwa imitima na Pastor Theogene agarura imitima y'abanyarwanda, n'uburyo ki yagaragaye neza nk'umugabo w'imfura, umugabo w'umunyakuri, mbese yaremye abanyarwanda mu mutima wo kumwizera ku rwego ruri hejuru cyane, ku buryo ki uwo ari we wese wakumva uvuze na Pastor Theogene ibyo bintu bitaza kukugwa neza. Uyu Pastor Theogene twese twemera, nta n'umwe wavuga ngo namwemera. Ese koko yaba yarakoze ayo mahano yo kuba yabyara hanze umwana ufite imyaka 6? Uyu mugore akavuga ko Pastor Theogene yamwishyuriraga inzu, ariko kandi muri iyo myaka 6 Pastor Theogene akaba yarekira inzahare, nta kazi yagiraga, yari mu buzima bugoye cyane ngo kwigendera kugira ngo arebe ko Imana yamuramutse irya none cyangwa iry'ejo. Ariko akaba ari we wamwishyuriraga inzu. Abandi bakavuga ko uriya mugore Diane uri magenda bivuga ari indaya kabutindi. Hamwe na hamwe mu kwivuguruza njya kwishi, abantu bamwe bashaka mu byo twakwita nk'agashinyaguro cyangwa se no gushinyagurira wigendeye, bagiye batangaza bavuga ngo ubusambanyi bwa Pastor Theogene ku matitira agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi tutari bugende tuvugaho, bagiye bavuga yuko uyu Pastor Theogene ngo yaba yarateye inda ku bandi bagabo, ati nta uburanira umuntu, wasanga yanabikora nawe ni umuntu. Ariko kandi se kubera iki ibintu byose byafashe intera ingana uko, ntago wabyemeza cyangwa ngo bihakane kuko nta kimenyetso na kimwe gihari. Ariko uyu mugore nguko yagiye we abyivugira, hari ikinyamakuru yavugiyeho ko yahawe amafaranga 200,000 kugira ngo aze gushinja, avuge yuko Pastor Theogene yamuteye inda. Ariko tukibaza kandi ese kiki ari cyagihanirwa n'amategeko, nguko twatangiye tubivuga, icyaha cyo guharabika umuntu no gusiga icyasha umuntu no kubuza amahoro no kubuza umudendezo Madame Asia, umugore wa Pastor Theogene. Ubu ngubu kuvuga nabi umugabo we kandi akiri mu kababaro ni ibintu bimutera ishavu n'agahinda n'inimba no gukomeretsa umutima we. Ibyo ni ibintu twese dukwiye kwibazaho kandi tugatekerezaho, tukibaza icyo twakora kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ese koko ibi bintu biramutse byo ari ukuri byagenda biti? Ese biramutse ari ikinyoma byo birangire gutya? Umuntu ajya afata umwanya wo guhagarara mu gihe runaka n'igihe yitiyemo maze atekereze yuko agomba kujya guharabika abantu? Birababaje. Ese koko kubera iki? Uyu mugore Diane yavuze ko abo bapasiteri babiri bamuhaye 200,000 ngo aze gutangaza yuko uwo mwana afite ari uwa Pastor Theogene, ariko kandi abandi bo bakamwamaganira kure bavuga ko nta n'umwana agira. Undi uwo mugore Diane akongera akagaragara ku yindi channel avuga yuko we afite ibimenyetso, afite n'inzandiko, na ndetse azajya gufata DNA kugira ngo agaragaze ukuri kose. Ibi bintu bifite kwivuguruza no kwinyuramo mu magambo no mu mvugo, ese bishingiye he? Ese kubera ko abantu bo babihaye umwanya munini cyane, kubera iki batabitekerezaho? Hamwe aravuga ngo bamuhaye ruswa, ahandi akavuga ngo afite ibimenyetso, na ndetse bamwe bakavuga yuko ngo rwose ngo yiteguye kuzakoresha DNA ngo kugira ngo ibintu bigaragare. Uwo muntu yavuze ko yamuhaye ibyo 200,000 ngo biravugwa ko ari Pastor Claude n'uwitwa Yongwe. Ibyo ni bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga.
abantu bose bagenda abavuga uku nguku, ese turaza kubatera utwatsi cyangwa turabatindaho? Kubemeramana baravuga ngo umwuka atiye baruhuke imiruho n'imihati, imirimo yabo igenda ibaherekeje. Ese koko Pastor Theogene yaba yararuhutse agiye atwandikiye amateka, ariko hari andi mateka yaduhishe? Nyuma y'urupfu rwa Pastor Theogene dusubira inyuma gato, bamwe batangiye bavuga ngo yatanzweho ibitambo. Mu nkuru nyinshi zavuzweho, umuntu washinguwe mu buryo bw'icyubahiro, igihugu cyose kigahaguruka, inzego zose zigahaguruka kugira ngo bavuge ibigwi bye n'ibitangaza yakoze. Dore ko nta n'undi muntu wigeze ubaho watangiye ubuhamya nka Pastor Theogene muri uru Rwanda. Mbaye mbivuze nnyo ntago naba mbeshe. Icyakora sinzi byose, ariko muri bike nzi ko mubona abonye bose nta muntu watangiye ubuhamya nkawe. Yarakoze, kandi utabyemera nawe azagiye ku mbuga nkoranyambaga ze, agiye kuri YouTube channel ye yitwa Inzahuke, azabona byinshi. Cyangwa se azagende ku zindi mbuga zose zagiye zimupostinga, azabona ibye ku buryo burambuye. Ariko kandi abantu bizera Imana no muri kamere ya muntu, hari ubwo tugaragaza ibyiza, ariko kandi imitima yacu irimwo n'ibibi. Ese yaba ari urwo rwego tubifatamo? Yaritahiye umwuka atiye baruhuke ya miruho n'imihate, imirimo yabo igenda ibaherekeje. Iyo mirimo ntago bijyana muri serikeye, ahubwo ni ibikorwa byiza bisigara bivurwa n'abasigaye. None se kubera iki yaba gikomeje kugabwaho ibitero kandi atakiriho? None se ababikora bo bagambiriye iki? Bafitemo yihe nyungu? Uyu mudamu kandi yakomeje avuga ngo yavuganye na Asia, mama Pasteur Theogene, uwo twakwita mukeba we, nkabusaba ko yazaza bakabivuganira mu rugo. Ariko kandi ngo ndiyajyayo ngo kubera ko abantu bamugiriye inama ko ashobora gukubitirwayo ku buryo buri hejuru. Ariko kandi ukibaza uti se kubera ko atarebye n'umuyobozi runaka nkari we bajyanayo? Ese kubera ko abantu bo bakomeje kugenda babuza amahoro mama Asia, madame Pasteur, bagenda bamubuza amahoro ku buryo buri hejuru? Hakorwa iki kugira ngo ibi bintu bihagarare? Ibi bintu bigomba guhinduka. Twisabira n'inzego z'umutekano, ni gute ibi bintu byakorwa ngo bize guhagarara? Ese ukuri kwabyo nukuhe? Igihe byaba bitarimo kuri, se kubera iki nyirabyo yakomeza kubirebera no kwihereza amahoro, akanga kwiheza itangazamakuru? None se mu gihe byamenyekana ko uyu mudamu, uyu mwana yitirira Pastor Theogene atari uwe, dore ko hatangiye no kugaragazwa uvuga yuko uwo mwana ari uwe, ari nawe wamuteye inda, ariko abantu bo bakaba bakomeje kugenda bavuga ko Pastor Theogene ari we waba warateye inda. Ibyo byo byafatwa bite? Wibaze, nanjye nibaze. Ese twese turi hano ku isi ko dufite amabara menshi twagiye dukora, ese ubu koko agiye hanze byagenda bite? Tubifate ko se ari wa muntu uzi kwihisha? No. None se madame Pasteur we arabivugaho iki? Kugeza ubu ngubu nta kintu aratangaza. Ariko kandi turiho ngo dukomeze twibaze, niba uyu mugore ari mu manyanga yahagaritse ibi bintu. Abagabo b'intarumikwa, abagabo bakomeye, abagabo b'abapasiteri ari bo bari kugenda bagarukwaho mu itangazamakuru, bakomeza kwakserera umuriro, bavuga yuko uyu mudame Pastor Theogene yaba yaramuteye indabo. Barashingira kuki? Mu biganiro bagiye batanga bagenda bivuguruza, bagiye bavuga ko nabo babwiwe. Uwasohoye inkuru bwa mbere, cyangwa se uwahawe inkuru bwa mbere uzwi nka Cyacana, we yavuze ko ari amajwi yatangaje uriya mugore yanze ko yigaragaza kuri kamera, kandi mu buryo bw'amategeko amajwi ntaba yemewe. Ariko kandi kubera ko yaba yarabateze umutego yo kwanga kujya kuri kamera, ibyo nabyo tubyibaze. Ku bantu benshi, ese ni ugushaka views zabo cyangwa ni ugushaka kubabaza abandi? Kubemeramana ati ibyo ni ibigeragezo. Ese uko ni ukugeragezwa? Ese wowe umunsi uzaba utari ku isi bazasigara bavuga iki? Ku bantu bose bagiye batabaruka, hari abantu bakoze amabara menshi, abantu bagiye bakora ibibi byinshi, ariko kubera ko ari we byaba bigarukiyeho. Wibaze, nanjye nibaze. Uyu mudamu Diane uzwiho kuba benshi bamuvuga ko nawe atoroshye mu kuzenguruka mu marere manini cyane,
bamuhamagara rimwe akabaha mukuru we, undi mwanya akavuga ngo bamusanze iwe, ariko ngiyo baza kuhamusanga hari ngo yari kubatuka akabamara. Kandi mu ijwi rye yivugiye neza ko iyo abo banyamakuru bagiyeyo aza kubabona ngo yari kubatuka ngo kuko ngo ntago yoroshye, ngo mu gutukana yafashe hasi hejuru. We yivugiye ko atoroshye, ngo mu gutukana yararabatuka akabemeza cyane ati ntago noroshye. Ese ibyo tubiha agaciro cyangwa se tubihakane? Uyu muntu niba atoroshye azi gutukana mu rwego rwo hejuru, ese uyu yashobora kugira isoni ry'uko yatamaza undi muntu, cyangwa ahubwo yabikora uko nguko? Inzego z'umutekano zidufashe. Nguhaye nkomeje kukwifuriza kugubwa neza. Nge ndi Titus Innocent mu kiganiro Kubera Iki. Mukomeze mugubwe neza, mwibutsa gukora subscribe, like, share, comment niba utarabikora. Bye bye. Ciao ciao.